ubwo rero ntiwamenya agaciro k'umusamariya mwiza. Mbese ubona wicaye mu rusengero usumva ko wambara ukaza ukareba ariko wabimenya aho mwavukiye urebye ubushye. Turamushimiye ko twabaye umusamariya w'umunyarwanda izina ry'Imana. Iyo umuntu asoma ijambo akasobanura uko yahawe, ariko wowe aho wicaye ukagitekereza urukundo. Ese ninde kuba ni Kristo? Ese ninde kuba mfukama? Ese ninde kuba ni umuririmbi? Ese ninde kuba ndinde igisekuru cy'iwacu mvukamo nakabaye mfata mikorofoni nkaba nitwa pasiteri. Ese ninde? Turamushimiye kamuhoza ko twicaye mu rusengero kandi tujya mu ijuru mu izina rya Yesu, amen. Iyi ndirimbo ijemo cyane ya 35 ivuga ngo ni Yesu wagize kuba umuvandimwe, umusamariya mwiza. Kandi mumbabare twiririmbe yose twibiranje. Igitero cya kabiri cyakurikirana ibyiza yakoze bifite n'iki, kandi imibabaro yanjye yose ajya yihindura iki. Muhabwe abakristo twabanye muri bitero nongeye gutekereza ku musamariya. Burya nyuma y'imyaka 8 umuntu ashobora gukikira, umuntu ashobora kureka. Zabagira ibintu 8 bigera ku muntu w'ingumba, abishaka atabishaka, uzajya ushima Imana uko washaka. Uriya mubyeyi wari umaze imyaka 12 areka ku mategeko ya kibuga, akabyigana agakora kuri Yesu, nuko byari bimuremereye. Batarafata ngo bantera amabuye, ntabwo barabakineye, kandi ndabizi nake Imana ishimwe ko wahageze. Izina ry'Uwiteka ritangaje. Icyo tugiye kuyiririmba tuvuga ngo Yesu niwe wagize umuvandimwe, dutandukanye icya 10 n'amaturo y'ishimwe. Ariko ndashaka ko tuyiririmba nufashwe utega amaboko, ufatwa utekereze kuri umusamariya mwiza. Abarindi imiti zamurire dutandukanye amaturo twifuza. Yesu wagize bidasanzwe bategereje abakristo kugira ngo babafashe ibiganiro fasha ubugingo, tubagira inama. Ababyeyi kuri uwo munsi barasenga, kuwa kane hari icyumba cy'amasengesho ahangaha biba bimeze neza. Iki cyumweru abamwigisha nibature icyumweru cyose. Ku cyumweru tugira amateraniro abiri, irya mbere ritangira saa 2 rikarangira amasaha akurikira irindi rirangira saa 6.